Okay, twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye. Amazina yacu twitwa Niyongira Maritini, tukaba turi abashumba, tukaba dukorera mu gihugu cy'u Rwanda, si gusa mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ijambo ry'Imana turaritambutsa nta kabuza. So twongeye kubararika rwose kubw'uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi bukure mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cyaho cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku murongo waho wa 18. So tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yacu yitwa ukwizera gukomeye, cyangwa se icyo twakita mu cyongereza the great faith. So this great faith, cyangwa se uku kwizera gukomeye, turagusanga ku bagabo b'Abaheburayo batatu, ari we Shadarake na Meshake na Abedenego. Ariko iyo tuje mu gitabo cya Daniyeli dusanga mu by'ukuri kiduha icyo twakita overview, cyangwa se ikintu cyagutse cyane cy'igitabo cyose cyitwa ubudahangarwa bw'Imana, cyangwa se imbaraga z'Imana kuruta ziri hejuru y'ibintu byose. So aha rero tukabona mu by'ukuri abantu bagaragaje ukwizera gukomeye, ni ukuri kuko bagomba kugira ukwizera kw'Imana yabo yitwa Jehova. Imana yabo yitwa Jehova, Imana ya Aburahamu na Isaka ndetse na Yakobo. Ni nayo mpamvu twongera kuza kuri iki gitabo cya Daniyeli tugasanga mu by'ukuri ari igitabo kigaragaza kwizerwa kw'Uwiteka kurinda isezerano ry'abantu bayo, isezerano ry'Abaheburayo, isezerano ry'Abisirayeli. Nubwo bagiye mu gihugu cy'i Babiloni, aho Nebukadinezari yatsinze ubwami burenga 120 bw'ibihugu, akabugira ubwe, akaba umuyobozi ndetse n'umwami wabo. Ariko mu by'ukuri tubona yuko Imana yakomeje kurinda isezerano ry'Abisirayeli, aribo Baheburayo. Ahangaha tubona batwaweho iminyago, ariko nanone munsi yuko ari ubushake bw'Uwiteka, Imana yatumye ibashyira mu gihano nk'abana bayo kubwo kutayumvira, ariko ikabaha n'irindi sezerano ry'uko izongera ikabakura mu minyago yabo nyuma y'imyaka 70. So iyo tuje rero kuri iki gice cyaho cya 13 umurongo wa 13, tubona uburyo bagaragaje ikintu bita ukwizera gukomeye, ari nako kugaragarira aba Baheburayo uko ari batatu, yuko mu by'ukuri baramutse banajugunywe mu itanura ry'umuriro nk'uko Nebukadinezari yabivugaga, ntacyo bazigera baba, ahubwo bafite uburinzi bw'Uwiteka. Icyo tugomba gusigarana rero nk'abakristo ni uko tugomba kumenya yuko nta kintu na kimwe cyabasha kuturutira izina ry'Uwiteka, cyangwa se Imana yacu. Imana yacu twiringiye ari ikomeye iterera. Turayisanga hano muri iyi mirongo, aho Nebukadinezari mu by'ukuri yashyizeho iryo tegeko ry'uko baramya ikigirwamana yiremeye kugira ngo bakire ntibapfe, agashyiraho kugira ngo baramye icyo kigirwamana. Si no kuramya icyo kigirwamana gusa, ahubwo no kuramya Nebukadinezari ubwe. Ati kubera iki? Yashushanyije icyo gishushanyo, arangije agishyira hariya kugira ngo izo ngoma zose, cyangwa se ubu bwami bwose yari yaratsinze bugera mu bihugu birenga 120 yuko bugomba kuramya cya kigirwamana. None icyo tugomba kumenya rero muri iyi mirongo kuva kuri 13 kugeza kuri 16, nuko tugomba kumenya agaciro twebwe dufite imbere y'Uwiteka binyuze mu ijambo ryayo. Ese none iryo jambo ryayo dusoma ahangaha ku murongo waho wa 13 haravuga ngo, nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati,
mbese Saduraki na Meshaki na Abedenego ni mwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. So aha niho hatugaragariza yuko bari bahawe rwose itegeko ry'uko bagomba kuramya icyo kigirwamana cya Nebukadinezari. So kandi twibuke authority cyangwa se ubudahangarwa Nebukadinezari yari afite imbaraga z'uko uwo akijije akira rwose, ndetse n'uwo atanzeho itegeko ry'uko ari bupfe bamwica nta kabuza. Ariko noneho ibyo aba Baheburayo uko ari batatu ntabwo bigeze babireba yuko bagiye kwica, ahubwo bakomeje kwiringira imana yabo, imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uko rero niko kwizera ahangaha bashimangira yuko bari bafite ukwizera bagaragariza ndetse no mu banyamahanga, mu gihugu cy'abanyamahanga bari barimo batazi ese Jehova ninde, ese imana yabo ni iyihe, ese imana ikomeye ni iyihe, ahubwo bakaba barimo biringiraga bya bigirwamana bitatanga ndetse n'umusaruro, ariko bo biringiye izina ry'Uwiteka. Aha noneho tukongera tukabona ikindi kintu gikomeye, ikindi kintu bagaragaje ku murongo waho wa cumi na karindwi, aho bagaragaza kwizera imbaraga z'Uwiteka Imana. Kwizera imbaraga z'Uwiteka Imana cyangwa se guhora biringiye imbaraga z'Uwiteka Imana. Umurongo wa 17 uravuga gute? So uravuga ati niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ngo ibasha kubakiza mu itanura ry'umuriro, ndetse naho itabakiza kandi igomba kubakiza iki? Ntabwo bazigera baramya iki? Cya kigirwamana kiwe. Urumva uko kwizera guhagarara imbere y'umwami ati ntabwo turi bukore ibyo wadutegetse mwami. Kubera iki? Kubera yuko biringiye imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. So akaba rero ahangaha naho hatubwira hati yuko tugomba kwiringira imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, imana ibera hose icyarimwe, imana ifite imbaraga zikomeye kandi ziruta ibintu byose. Nk'uko twabibonye tutangira ati iki gitabo kitwereka imbaraga z'Uwiteka cyangwa se ubudahangarwa bw'Uwiteka ku bintu byose yaremye. So ukurana niko kwizera kw'aba bagabo uko ari batatu, Shaduraki na Meshaki na Abedenego, yuko bari bafite ndetse n'isezerano rya ba segukuruza wabo Aburahamu, yuko bagomba kurinda ukwizera kwabo, kabone nubwo baba batari mu gihugu cyabo cyangwa se bari mu gihugu cy'abandi, ariko kwa kwizera kwabo bagomba kukugira. Ati nuku iyo ugiye muri Yesaya 43 dusanga aho batubwira ngo naho twaca mu muriro ntituzigera dushya, ngo naho twaca mu mazi ntazigera dutembana. Kubera iki? Iryo ni isezerano bari bafite bo nk'Abisiraheli, barifite imana yabahaye yuko batazigera baramya ikigirwamana, kabone nubwo bazashyirwa mu itanura ry'umuriro ntabwo bazigera bashya, kabone nubwo banyura mu mazi ntazigera batembana. Kubera iki? Iryo sezerano barabifite. Ndetse na mbere yuko bajyanwaho iminyago bari bafite isezerano ry'amategeko. Turibuka neza mu mategeko y'Uwiteka ari 10, itegeko rya mbere riravuga ngo nimuzagire izindi mana mu maso hanjye. So iryo naryo ni isezerano bari bafite bo ubwabo, bagomba guhagarara bakaramya imana nyakuri kandi imana nyayo. Ese ku murongo wa 18 haratubwira, aravuga hati ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Uko niko kwizera rero sasa bafite gukomeye kandi guhebuje. Noneho dushobora kwibaza tuti mbese uyu munsi wa none dushobora gusanga hirya no hino tudafite ibigirwamana
bigaragara dufite mu ngo iwacu cyangwa se aho tugiye ngo badutegeke kuramya bya bigirwamana. Ariko noneho dufite ibigirwamana twiyimikiye mu mitima yacu, ibigirwamana by'irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ndetse n'icyo twakita pride of life, mbese gukoresha position ufite cyangwa se kwishyira hejuru. Ni naho Bibiliya itubwira ngo uwishyira hejuru, kwishyira hejuru kubanziriza kugwa. So ibyo bintu rero hahandi ibya bigirwamana ukumva ngo hari icyaha ufite utareka, icyo kikakubera byonyine ikigirwamana imbere yawe. Ukumva mbese ufite icyaha, ikabone wenda nk'ubu sometimes nko mu rubyiruko, mu basaza ndetse no mu bana uyu munsi bafite ikintu twimitse rwose gisana nk'ubusambanyi, ubujura, mbese ibintu nk'ibyo ugasanga nibyo byaje biba ikigirwamana muri twe, byatubereye ikigirwamana muri twe. So kandi ibyo bigirwamana nibyo tuvuga wenda bitagaragara, tutabibonesha n'amaso, ariko mu by'ukuri tuba twakoze kandi biri mu mitwe yacu. So icyo rero nibyo bintu mu by'ukuri twakagombye kwirinda, ahubwo tukavuga tuti nubwo tudafite bya bishushanyo biri hariya tubona tugenda tukikubita imbere, ariko dufite ibindi bigirwamana twiremeye mu mitima yacu bituma tugira duteshuka tukarenga umurongo Imana yashyizeho yo kugira ngo tuyirame. Ndetse n'irari ry'amafaranga ariyo ya flesh of life, iyo bita lust of life, lust of flesh, icyo cy'amafaranga, ukumva mbese nimba udafite amafaranga mu mufuka ukumva nta mahoro ufite, ukumva wanakica n'umuntu kugira ngo uyabone. Reka dusozanye dusengana Imana yacu kugira ngo ikomeze idushyigikire mu kwizera kwacu. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza, ni wowe Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni wowe Imana y'abizera bose, ni wowe Imana ibera hose icyarimwe, ni wowe Imana ishoboye byose, ukomeza kudushoboza ndetse no kuturinda kugira ngo dukomeze kurinda ibyo kwizera. Data turakwinginze kugira ngo ukomeze udushoboze, ukomeze uduhe ukwizera kwaranze abagabo babaye intwari, Sadraka na Meshaki na Abedenego, n'ukuri bakabona ndetse n'ubwiza bw'Isumba byose, maze ubwo bwiza bukomeze bubane natwe, dukomeze kuyoborwa nawe, dukomeze gushobozwa nawe. Ukomeze urinde abadukurikiye bose, maze ukomeze ubagirire neza, tubashe kwese gukura mu buryo bw'umwuka ndetse no kwizera kwacu aho kuri hose, aho turi hose ni guteshuke, ahubwo dukomeze dukomereye mu Mwami. Ni mu izina risumba ayandi mazina yose, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen.